akaba yagirwa umutoza munini ariko ikintu yarakimenye hanyuma n'abakinnyi nabo babona ko bafite motivation barashaka kurwana ikipe barashaka gusoza umwaka w'imikino neza ibyo zifasha ikipe ariko nka match ya nijoro nekereza ko kimwe mu bintu byatweretse nuko Manchester United dakanya ibibazo byose umusaruro wese mwizirimo harimo akazi gakomeye ko umunyezamu Sene Lamens kubera ko uyu umunyezamu waje ejo Diogo Dore wavuganye na Rio Ferdinand kuri YouTube channel yiwe aramubwira ngo akazi gakomeye ku isi ngo nuko umutoza wa Man U ngo nuko umunyezamu wa Man U no ko rutayizamu wa Man U ibyo bintu wirengagije umutoza yego afite pressure rutayizamu afite pressure ariko inshuro nyinshi twagiye tubona pressure iri mu izamu ikipe ya Manchester United gufatira Man U na pressure ifite iyo pressure ituma wowe uzugakora amakosa usanzwe uri umukinnyi w'umuhanga cyangwa na level yawe kwa kama ntabwo nekeza kama kosa Andre Onana yakoraga mu bihe byiwe aribwo buswa bungana kuri yego ubwo bwarasubiye hasi ariko none yari afite igitutu byose byakiyongeraho n'aba ba ati bayendi byose bikatuma bakora amakosa menshi mu mikino yabo ariko uyu musore imyaka 23 araje avuye mu ikipe iri aho ngaho mu Birigi ntabwo avuye muri top 5 Europe Leagues araje ariko ikintu gikomeye afite hejuru ubuhanga bwiwe ni calmness n'uburyo atuje kandi mu gihe cya pressure aturisha aba defense muri imbere reba nka pressure yashyizwe n'abakinnyi ikipe ya Everton muri cyo gutera amakona bazaga bakamubyiga bakabanza kamutera ubwoba bakaza kamujya mukubita inkokora bakamusunika inshuro nyinshi ariko yirinda pressure akuramo imipira myinshi vuye muri kona akora no kugaragaza ubuhanga ariko nanone kongera nuko nta pressure aratuza ikipe iyo ni ubona ko yujuje ibintu byose bikeneye gukina ikipe ya Manchester United ubundi zamu n'umwanya umukinyi bigora kurisimbuza kubona umuntu urifata kuko tunabonye igihe kinini kiciyemo kugira ngo basimbuze De Gea basimbuze na Peter Schmeichel ariko bamusimbuze byatwaye igihe kinini akiva muri Manchester United ariko akakayenekeza ko nubwo akiri kare uja kuvuga ngo twamaze kubona umwanya twamaze kubona umusimbura noneho umunyezamu mwiza Manchester United kirekire kwako uno munyezamu mbere na mbere ufite ingoma kirabongereza tabizi ko championnat yabo nimwe ma championnat hari kurwamo imipira myinshi vuye mu mpande ama cross menshi none nakongera n'aya makona yabo bakina cyane imipira yose kandi azi kuyataka nijoro akuyemo imipira inivuye mu mpande irimo amakona ibyo iyo nge ni statistique nziza ku munyezamu kandi nkabona karite nzimera mufasha nekeza ko nawe amaze gukonfirma yuko ari umunyezamu ashaka gufasha Manchester mu gihe kiri imbere akongeraho na Sesko nawe wagize match nza minota mike yahawe ikintu cyari kiza kuri mukino nuko none bamwongerera iminota nuvajemo ku minota 58 gutyo ubundi mu minsi yashize bamuherezaga iminota mike cyane ariko nyine rutayizamura ko improving umunsi ku wundi kimwe mu bintu byiza Sesko afite nuko azi guhagarara neza ushaka nenga yukarata ibitego byinshi cyane kandi koko ni nabyo na nijoro hari uburyo yabonye gutsinda igitego cya kabiri bwiza rwose bwo gutsinda ariko umupira arawica usubiza inyuma ariko positioning ibiri hejuru buri gihe umusanga ahantu hanya mu gihe cyanyacyo ikindi kandi na finishing touch imwe gusa asinda ibitego ubona byenda gusa n'umukinnyi mwiza muri ibyo bintu akosoye finishing no kuvuga clinicality yakajya atangira gutsinda ibitego byinshi rigeze ko azabutayizamu udasanzwe kwa kubona ko afite potential afite igihagararo afite movement nziza no kuguhagarara neza habura gufinishinga gusa naho ubundi n'umutezamu mwiza nekeza yuko kumushyira kuri bench byo bifite rezo kubera ko umutoza yaraje asanga imibare ntago imuvugira kandi nanone agira amahurizo yo kuvuga ngo hagati ya Beumo n'Amadiaro ndicaza ndiko bari abakinnyi bose ameze neza rero aravuga ati ndabashyira mu kibuga icyarimwe cyane ko Beumo none abafasha muri bya bintu by'ama transition igitego batsinze nuko nguko iyo bashatse gutera counter attack yihuta Beumo arihuta umusanga yo rwose arabigukora twabonye igitego inshuro nyinshi bagiye batsinda no kuri Manchester City gisa gutyo na nijoro bamuhereje umupira muremure wa kunya atsinda igitego cyane nekeza ko rero insinzi ya Man ya nijoro yari insinzi kwa kubona amanota 3 bagize game mbiyego mu rwego rwa performance ariko babonye amanota 3 kandi cyari gikomeye ubu niyo kipe imaze kubona amanota menshi muri 2026 muri Premier League amanota 16 ku manota 18 bagombaga kuba bakinira barayabonye ikindi navuga na Siriko cyo yarakomojeho muvandimwe nibigendanye na ese Mbwemo Benjamin Sesko hari ikindi kintu nge mbona hagati ya Mbwemo na Diarra ukuntu mbona bafitanye baziranye kurusha cyane Mbwemo na Diarra yego Amad hari ukuntu mbona bafitanye akantu niba nahita nka automatisme cyangwa se kumenyerana kumenya muvoma zone par rapport ya Sesko sinzi nimba uko Sesko afite lanteri bituma gukacinga guhita nyine ubikora hari n'ikindi mbona ngewe Michael Kariki abantu nibyo banabunaga critique nyinshi zivuga ko azagatsinda ibitego azaka agafasha United kubona win yaraje kuri West Ham baha
abashakira inota rimwe baribuze, aje kuri West kuri Everton abahaye amanota 3, sinzi indi match yaje nabwo kuri Fulham abaha amanota 3, ati kubera icyo atabanzamo, kubera icyo atari utayizamu. Ariko nanone ku rundi ruhande ukumva umutoza Michael Kariki nge mbona iyo afite mbwemo na Amadi aba afite balance muri equipe, kubera ko aba bahungu bombi ikintu bamuha iyo badafite umupira ni abantu bapressinga, icya kabiri ni abantu batuma adversaire adakina umupira kuko nababora nabo biyo bawufashe bashobora no kujya muri possession. Ariko mbona impamvu atinya gushyiramo Sesko afitemo wenda mbwemo cyangwa se kunya nuko ababona ko yahita atakaza iriya balance, urumva kandi niba mwana bibonye ku mugoroba Sesko arimo equipe abacurikiye ikibuga pe, erega abo bose uvuga ariko yabacurikiye ikibuga nyuma yo kubona igitego nibongeye gukora ku mupira. Iyo urebye United muri ino mikinira ya Michael Carrick ahanini ikenera yuko ikina quick transition zihuse aho bari dashobora kandi zinyuze ku mpande. Rero iyo urebye rero ibyo mbewoma guha ibyo Amadi Diaratanga abo bose n'abakinyi beza muri iyo style y'imikinire. So iyo ufitemo rero Benjamin Sesko kubera ko hari iyo rantere yifitemo, ariko no kuba utari buze kumusaba ko agaruka cyane muri profondeur mu mikinira agarutsemo hagati mu kibuga, we icyo umusaba nuko agira positioning nziza ubundi ukamupasa umupira, kuko ni n'umukinyi utsinda ibitego mu buryo ubona nyine busa nkaho bugoranye, ariko nanone bijyanye n'imiterere y'umubiri we, ibyo ngibyo nabyo abasha kubitsinda. Iyo urebye rero iyo mani ifitemo abasore bombi bituma uburyo bwo gukina bwabo bwihuta. Urebe nka kuri ya match ya Man City Manchester derby, nka zira pasi zihuta kuri yabateraga ntago wabikora udafite abakinyi bihuta kandi bazi no kwa kabaro banacenga bakenda bagira muri final third ya adversaire. Icyo ni kimwe mu bintu ariko bikomeye kuri ibyo ngibyo waruvuze. Ntekeza ko kuyango ukinishe Sheshko cyangwa ukinishe Mbewemo akanya mu gihe Sheshko atangiye gutsinda ibitego byaterwa na opponent mugiye guhura, kubera ko ari ikipe mwajya gukina ikenemo umuntu nka Sheshko, kubera ko Mbewemo afite karite ziwe ariko n'undi by nature no winga. Rero iyo arigihura n'ikipe isaba kuba ufite umuataka muri box caracara aho ngaho, umukinyi n'inyuma ya box aho ngaho, umukinyi ufite movement nziza hindura imipira, kandi Mbewemo niyo banakina kicuro nyinshi kereka wenda mu counter attack atengeka ku ruhande rw'iburyo ni hakina ni by nature niyo mikinire yiwe. Ariko none igikemezo cya Michael Carrick kirumvikana 100% yaraje asanga Sheshko ari hasi mu bitego, imibare kurata ibitego byinshi byose ntago byamuvugiraga, asanga Mbewemo ni top scorer y'ikipe na Madiaro nta muntu wakirengagiza influence yiwe inyuma ya Bruno Fernandes rero mukinyi mwizamani. Abo nabakini utahitamo wicaza cyo gerera atavuga ati niki gishoboka. Uyu nguyu yashobora gukina kuri point nka force 9 birashoboka, amushyirayo Amadiaro. Ntekeza ko yabakinisha kubera ko habuze wicara ko nabakinyi bose beza. Hari n'ubundi buhanga navuga ko Michael Carrick amaze kugaragaza na Siri ku munsi w'ejo byatangajwe na Edwin van der Sar. Barabizi ko yakiniye Manchester hafi imikino 200 mu myaka ingahe nka 6. Edwin van der Sar yes yamaze muri Manchester myaka hafi 7-8 gutyo, hafi 7-8 ndarenga. Kuri Edwin van der Sar we avuga ko kuri Michael Carrick ko azi ikipe kikeneye, akavuga ko n'umugabo uzi filozofi ndetse n'indangagaciro, ariko ari ikindi kintu myaka 6 na gatanu 2011 yego hari ikintu yavuze yakomoje ku munsi w'ejo gisa nkaho gikomeye, avuga uburyo twigeze no kubikomozaho tuvuga uburyo nyine Kobe Maino mwanya avuga ngo yes ngwino ukinaha ndakwizera yuko uri bumwe ibyo nshaka ku mwanya ngiye kugushyiraho. Akavuga ati ni urugero rwiza kuri Kobe Maino rukomeye yafashe akamushyira kuri uriya mwanya, akavuga ko si ibyo gusa kumuha umwanya no kwereka abakunzi b'ikipe ya Manchester ko nyine ari gukora amahitamo meza. Avuga ko n'abakinnyi bandi bo muri equipe hari ukuntu bazamura iyo confiance, kuko njye nahise mbihuza na interview ya Sesko, ibi minota 5 ibe 90 ngomba kuza mu kibuga nzi icyo nje gutanga. Umukinnyi yazamure confidence ni Diogo Dore. Abantu babonye uburyo Diogo Dore yazamuye performance, kandi basigaye bamusaba gukina ameze nkaho akina uruhande rwose na wing back, akina wing back, kandi iyo Diogo Dore asaga nka yatagamira nka ari umuswa muri ibyo. Ariko muri inshuro akinye mu kwa Carrick amusaba gukina nka nimero 2
wimvatinga hagati mu kibuga rimwe na rimwe utazamuka cyane ngo ajye gukata amakorosi cyane ko atari ibintu bye usanga asigaye atsinda mu 1v1 situation yiwe aradefanda neza arakina neza nka nimero 2 byamuzamura icyizere. Abakinnyi bose buriya ikintu abakinnyi bose baba bava bakagera banga icyo bita tactical headache cyangwa se tactical complicity, kuba kumera nkaho uri kubapanika mu buryo bwo gukina bitewe na tactique zawe za konsinye za buri kanya zamuka. Umukinnyi wese yishimira ko akina umwanya ari familia nawe yumva ari free. Icyo ni ikintu gikomeye. Okay, igitego kimwe ku busa yaraye igitiza ikipe ya Everton. uri kurabireba bamwita Bakari Sise ari mu bamwunganira mu bigendanye n'aba managers be n'umusenegare ayambwiraga ati jezi yawe ndayimanukanye. Njye uzi umuntu ukomeye mu mupira w'amaguru mvugana nawe w'umukinnyi ukina ni umukobwa ukina muri Arsenal witwa Katie Makabi. Ibintu birenze akina hehe muri Arsenal yambara nimero 11 mushaka muri Singapore ntago mwabonanye. Oya twamenya ni i Kigali dovugana nande twamenya ni i Kigali yego Katie Makabi twagiye mu rukombe umupira ni mwebwe mvugana nawe reka da nuko usinyibutsa ako gasesyo kajya kabaho kuba star ko baza ngo nihe nimero nini ufite muri telefone yawe. Nakunze igisubizo cya David Beckham yavuze ko umuntu afite ukomeye donc umustar ari umugore we Victoria ako aho nyine abashatse urumva urwego rwa Beckham none se safte nimero ya Messi urwego rwa Beckham none se ntayifite ariko icyo gisubizo yatanze inshuti yanjye nyene kirimo ibisobanuro byinshi muravuga na se byo birarenze na siri birarenze ateye ubwoba ndamuzi no yaje Kigali tugira gutya n'iki turavuga n'iki contacte kaba karabaye turavugana n'ubu turavugana wow cyajya baza muri Visit Rwanda yari arimo rwose Katie Makabe ejo nirumvaga inkuru ngo arajya ngo ashobora kujya muri Man City y'abagore nanga kubimubaza no Arakomeye cyane rero ubiziryamye avuka muri Ireland avuka muri Ireland ariko yambwiye ko akunda ngo abahungu bibikara apana twe dusa gutya abashaka nk'umusenegari Naba crepe diet nka dieta kuriya dieta basi dieta nanone so ngibyo nguko rero urumva ko bibari byiza cyane. Reka kari ku mugoroba igitego kimwe ku busa cya Benjamin Sesko no mukino wagowe Manchester United. Navuga ngo Everton yari ifite ubushobozi ku mukino niko navuga kuri possession ariko Manchester United igira ubushobozi mu gutsinda umukino. Igitego cya Benjamin Sesko ku minota 71 akiza guintsinzi Manchester United yagowe cyane ifite n'umuzamu navuga San Lamens wakoze match nziza byanatumye aba man of the match. Niki Michael Kariki yaremye muri equipe niki cyatumye Manchester United ishobora gutsinda uyu mukino ku mugoroba. Icyambere ni nego bari bazanye kuri uyu mukino w'ikipe ya Everton bari bazi ko andi makipe yasoje uyu munsi 27 bari babizi ko equipe ya Chelsea yakoze amakosa kandi kugeza kuri ubu nubwo hari abakunzi ba Manchester bavuga bati n'umwanya wa gatatu n'umwanya wa kabiri urashoboka kuri Manchester yewe n'igikombe kirashoboka ariko harakubwira bati no kuri Michael Carrick equipe yasoreje mu munsi imyanya 10 14 15 niba ndibeshye umwaka ushize w'imikino ni byiza ko noneho twabona itike yo gukina imikino y'Uburayi yaba ariyo request ya mbere ku bakunzi ba Manchester bifuza kuri Michael Carrick. Na kuza mu kibuga rero bazi yuko equipe ya Chelsea yabakoreye aferi byari byiza kubona amanota kugira ngo noneho bizere ko bari ku mwanya wa 4 harimo ikinyuranyo cy'amanota bitari kureba ibindi. So icyo nicyo cyambere navuga ko cyari nk'intego nyamukuru kuri Michael Carrick ndetse n'abakinyi be. Ikindi uti niki equipe ya Manchester yarushije equipe ya Everton still umunanaza kubonamo akaboko ku Mutoza kuko Benjamin Sesko ku mugoroba nyuma n'ikigano n'itangazamakuru yavuze ati niyo yaba ari minota 5 cyangwa 90 ngomba kujya mu kibuga nje gutanga byose ku ikipe yanjye ya Manchester. Urebye rero muri 11 ba Michael Carrick munashobora kuvuga ngo nubundi ni babandi beza cyane ko
yarabafite abatari bahari tubona nyine cyangwa se tumaze kubona ko yizera muri 11 be ni Patrick Dorgu, ariko nawe amaze kumenyera atamufite kuko amaze iminsi yaragiye hanze. 11 bwo yari yashyizemo Lisandro abuze ku munota na Lisandro yego muri warm up nabyo bona ko mbere ho ukuntu nabwo nako uburyo yasimbuje cyangwa se uyu musore wamuziye mutima wa defense Nindere Niyolo nawe yatanze byiza mu by'ukuri yagize partnership nziza we na Harry Maguire byego koko batangiye basufra surtout ku ruhande rw'iburyo rwa Diego Dalo ubona ko abahungu b'ikipe ya Everton ni rwo ruhande bacagaho cyane, ariko agerageza mu kubona afite n'umuzamu mwiza Lamens wagerageje akagarura cyane mu mukino ekipe ya Manchester, biza kurangira intsinzi ibonetse. Uhere kuri 11 na remplacement yayikoze ryari byose birakwereka ko ari Michael Carrick umaze kumetiriza ekipe. Umuntu yabonaga ko hari kuburamo umuntu uza kuba clinical imbere y'izamu. Umwe mu bagabo Michael Carrick afite uba clinical imbere y'izamu mu mwanya muto n'umusabe byinshi ni Benjamin Sesko. Araza kureba mu rushundura igihe amuzaniyeho cyari icyanyacyo, nawe binagenda neza kuko twabonaga imipira myinshi iri kuva ku mpande, ariko igasanga hari uburyo batameze neza kugira ngo babe clinical, surtout nko ku musore witwa Madi Diallo utabikoraga neza. Matheus Cunha wagize impact nini muri uyu mukino, biza kusozwa n'akazi kwa rutayizamu ariwe Benjamin Sesko. Navuga ko United nasirabajije ikintu cyahindutse, hahindutsemo mentalite juste no gukinisha abakinnyi ku myanya yabo, ariko noneho no kongera kwibutsa badge ya ekipe bambaye United n'intego bafite muri uno mwaka kuko top 4 ni ikintu gishoboka. Ekipe ubungu biri muri forme imikino 6, intsinze 5, amanota 18 ekipe yakoreye kuyashoboka gahora amanota 16, yo ni morale ibikomeye cyane. Ariko no ikintu nge mbona kinakomeye cyane kirushijeho, ngarutse gato kuri Benjamin Sesko, twajyaga twibaza ngo kuki Ruben Amorim atatangagwa umusaruro bikagendana na ekipe yose muri rusange, ko systeme de jeu ihagaze n'uburyo abakinnyi bameze mu buryo morale, ekipe itabona intsinzi burya kenshi ntago haba ari umwuka mwiza muri dressing room, byo kugana ntago ari byinshi. Ariko uyu musore impamvu ari kuza kuba solicite, nge ndi kureba nkabona icyambere ntaga agifite cya gitutu cyo kumva ko ibiri imbere byose by'ibitego muri ekipa ari biri buze kubazwa. Mutoza managinzi minota agomba kumuha mu kibuga, ariko niyo minota muhaye nawe akaza kebyaza umusaruro agakora igikomeye, agatsinda bya bitego bihora mu mitwe y'abantu, binatuma na niveau de confiance ye izamuka kurushaho. Icyo ni ikintu uri kubona muri no mikino y'itanu, numwe mu bakinnyi barimo kubenefitingira cyane mwiza ry'umutoza Michael Carrick. Ikindi navugaho nuko urebye United kuva yahindura umutoza igakandagira muri top 4 ikebona ko ari ibintu bishoboka, nibaza ko hari speech ikomeye cyane hara muri dressing room yibutsa abakinnyi yuko uyu mwaka top 4 ni ikintu gishoboka kuruta n'ibindi bintu byose, cyane ko basigaje imikino mikeya. Nibyo twagarukagaho hano, nta zindi rendezvous zidasanzwe bafite, ni Premier League gusa barimo barakina. Urumva iyo fresher physique ibirimo kubera ko iyo udafite imikino myinshi ugira igihe gyagice cyo kuza kuruhuka ku bakinnyi bawe. Ikindi binagendana nuko umutoza yinjiye arekipera reservement nécessaire, defense yongeye kugira amahirwe yo kubona presence y'abakinnyi be hafi ya bose muri defense bahari. Ikindi bura ntiwakwirengagiza yuko zimwe muri kote foreman ifite ikipe yose yitwara neza kuko ifite icyo yubakiraho mu kibuga, umuzamu mwiza, defense ubona igenda imenyerana, mediane guplasa abakinnyi mu myanya yabo, cyane cyane kongeramo no musore Kobe Mayino kumushyira muri role ya box to box ni ikintu gifasha, bigatuma na ba Bruno Fernandes noneho yatakira cyane mu gice cy'imbere, akaba ari hanini cyane abari kongeraho n'ibihe byiza byano basore ba Matheus Cunha. Donc equipe yose muri rusange ubona bigendanye na message y'umutoza muri dressing room, ari abakinnyi bari free, babohotse, bishimye, kandi banafite koko ni ambition kuba equipe yabona top 4. Nge mbona ibyo bintu birimo birafasha, kandi unanarebye mu byukuri aho Mane yiri
njye si n'umwanya wa kane gusa mbona n'umwanya wa gatatu mbona ushoboka kuri United kubera ko iyi Aston Villa turimo turabona hari mistake imwe iragenda ikora muri no run irimo irakora amakosa urabona ku makipe mato ya Aston Villa niho irimo irakora amakosa ikinyuranyo n'amanota 3 gusa yego bisobanuye ngo rero Man U n'umwanya wa gatatu urashoboka bigendanye n'izo factors zose niki yaremye Edi niki yaremye muri aba basore buryo badefandamo nabonaga ku mugoroba yaba Michael we navuga ati hari ubundi buzima bushya bwaje muri Manchester United n'indi myumvire ati suko babaye abakinyi b'ibitangaza kuruta uko bari bameze ku bwa Ruben Amorim atabwo ni imyumvire Kariki yahinduye gushobora kuba baba equipe ishobora kumara imikino 6 badatsinzwe kushobora guhangana na defana na attaque nukuvanga ngo guhera kuri Benjamin Sesko kugera kuri Salamens biyumva nka equipe ku defanda igihe adversaire abataka ni Michael Karike cyangwa se n'abakinyi batangiye kugira izo responsibility zo kumva ko hari icyo bahanganiye umwaka w'imikino mbona byose birimo ariko ikintu gikomeye Michael Karike yakoze no kwamenye ku managinga situation barimo iki gihe anifashisha abantu babahanga muri ibyo kubera ko Michael Karike aza yamenye yuko wenda atazamenya kubwira ba myugariro ibintu bakwiye gukora kwa katari mu mwanya mwiza atabaye na myugariro yego n'umutoza abaye mu kinya ariko hari ibintu babwirwa na myugariro mugenzi wabo bakabyumva muri staff yahazanaho umuntu nka Johnny Evans wabaye myugariro ikipe Manchester United azanamo Jonathan Woodgate wabaye nawe umulegende wakina ikipe ya Real Madrid wakiniye Leeds cyane no defense akina Leeds United giye kinina ibere umulegende ikipe y'igihugu y'Ubwongereza n'umuntu abona aba defenseur bamufasha mu bintu nk'ibyo ngibyo azana abantu bagomba kumufasha nanone mu zindi kote zindi urugero imipira y'imiterekano harimo Johnny Evans undi mugabo komoka muri Aziya nababishyiramo arabizi ko ari abantu bafite amahugurwa bafite n'ubumenyi mu gukina imipira y'imiterekano kandi biranatanga umusaruro ko Manchester United kandi n'ikipe ya kabiri mu Bwongereza imaze kwinjiza ibitego byinshi bivuye mu mipira y'imiterekano twabonye n'uburyo bayidefanze mu ijoro ryakeye mu mukino wa Everton mu buryo buremere cyane ko ni 10 zose batewe cyane babyitwayemo neza nawe twayitubona amashusho ari mu myitozo yafasha aba midfielder bose yabegereje nk'umuntu akinye nk'umukinyi wo hagati mu kibuga arimo arabahereza amabwiriza ubu instruction buto bwo kubafasha mu mikinire yabo azabafasha barutayizamu